Yesu nashimwe. Nanjye Nshimiyimana umutima wanjye kuba narabyawe bwa kabiri. Uko mbere narabyawe nyine kwa Adamu. Na data na mama nabo barabyawe gutyo mfite igisekuru cyo kwa Adamu. Ariko Nshimiyimana kwa kanya none nabyawe na Yesu n'amaraso yiwe bice mu maraso yiwe. Ko ngiye mvuka navutse nsanga iwacu menye ubwenge arabo bita ngo nabatambye. Na nisabakiri nabo. Numva ngo bambesheje umugisha numva n'ibindi byinshi nkura mu kidini ndi umwana mu batambyi nigishwa Bibiliya nigishwa ko urya ndasenze ari icyaha ntanazi icyo cyari ko ari n'icyo ari cyo gusa nanzi ko gusa ko n'indya ndasenze ndi bukubitwe urugeze bwarishaye twajyaga tuvuye ku ishuri ry'uburyo bwihuse dushonje batavuga ngo Mungu barike yicakura amen nkabona nasenze nyine numva ko Imana irya nyine yahaye umugisha ngahita niyiza numva nta kibazo ngura muri ubwo buzima bwo kumva ndi mu idini ndi umupentekote urumva ko ndi umwana wo mu batambyi nagomba kwigishwa kurya nsenze nigishwa kuririmba nitabura gahunda zose zo mu itorero bikuriramo igihe kigeze rero nza kwizira i Kigali nyine ntangiye ku musore mba nk'ubihagaritse kuko ntangiye business ntangiye kwishakira amafaranga bifatikanya no kwiga n'utuntu nk'utwo twose ndetse kubuzima bwo muri Kigali nigira mu bisanzwe nyine ariko ku cyumweru nkaya gusenga nk'ubisanzwe nyine nk'ibyo natojwe ariko bitampesha agakiza sagakiza nashakaga kuko nayo gusenga nabuza akazi ngewe ntabwo nakubwira ngo nigeze nsenga mfite akazi ngewe ntibize bimbaho na rimwe yo naburaga akazi nibuka ko hari Imana ya data na mama iri ku rusengero nkagenda nyine nkajyayo nasanga ari umwigisha mubi mbese utanyiza umutima wanjye ako kanya ngata ntega twitahira nyambyibuka narabaye n'umugabo hari umupasiteri wabaga Gasave bita Jacques wari umusaza igihe cyose yaragiraga mu rusengero ngasanga ari kwigisha natagasoka nkajya kurya kuko inyigisho ziwe zararandaga cyane kandi ntazikunda mbese najya ngubagure muri make aho menye ubutumwa bwiza niho nicaye ahantu abantu barimo basenga nkamarisa hirenzimo kandi nkumva ndanyuzwe ubundi iyo iminota 30 nabaga natashye ubundi nagiraga mu rusengero saa 4 umwigisha atangiye kwigisha saa 4 n'igice bahamaga baza kwa Yesu saa 4:45 batangiye guturisha saa 5 gatasoka nta ubwo yari isangiye ntagajyaga irenga nuko mba muri ubwo buzima bw'ibijyaha ko n'ubu nari umunyabyaha ngakunga kora ibyashatse nge ntirirwana nabihisha nge yankora ibyaha byose nabaga nishakiye ntaho nabihishaga ko numvaga biri ngombwa ko ngomba no kubikora kuko niyo Mana bajyaga bavuga iwacu hanigeraga mbona iby'iwacu babyo nkabona byo nta Mana ibirimo bigatuma n'igihe kize n'ubundi ngakora n'ubundi kwikorera ngakoreye mbese ibyo naba ntarakoze n'ibiki ibyo naba ntarakoze n'ibikeya mu bigaragara amaso y'abantu byaba ari bikeya mba muri ubwo buzima none igihe kiza kugera rimwe nabaga ndyamye ndi mu rugo nabaga ndi mu rugo iwanjye nagomba gusoma Bibiliya pe rwose yigeze nubwo nari umunyabyaha ubikora unabyiyiziho utanabihisha Bibiliya yanjye yahoraga mu rugo naba ni nko mu ntebe none nashaka kureba televiziyo ngafata Bibiliya nkatajya nkayisoma nguko nayitojwe na data na mama kuko bari batoje gusoma Bibiliya nkaririmba nguko nabitojwe na data na mama nkaririmba atari kuvuga ngo ndaririmbira Imana nkaririmba ko ngomba kuririmba nyine ngasoma Bibiliya ngomba kuyisoma muri Adepr nkaba ndi umwana wa Adepr kuko nayivukiyemo nanayibatirijwemo ariko se ari umukristo nyirizina wabo kuko naje gushaka umugore ndishingira ntibanshingira bahita banshyira inyuma y'itorero ariko bikora rimwe na muri umuntu ajya kwa data wacu nge banshyira inyuma y'itorero kuko nta misazi myinshi natanze mu itorero we baramureka na nisa ntatenze ntarashyingirwa kandi n'ubu ndigaburo ryera rijyaho kuko yataga ibisazi mu itorero tubutse nge sinyitange none bigiye guhumira ku mirari bwa nyuma na nyuma njya kwanga idini burundu rya gakondo ngi wacu amvuka nyine Rusizi muri paruwasi ya Kirabe basaba ko nyine ndavuga ati ndashaka kugaruka mu itorero kuko ibindi byose narangije nasezeranye narasabye narakoye byose narabirangije mbese ibyandebaga bisanzwe narabikoze ndashaka kugaruka mu itorero ngakingirwa baranyakira nyine nk'umwana wo mu batambyi ariko ugomba nabwo kugira icyo asobanura kubyaje gukora barambaza ati papa bamwita Asumani nanjye abantu benshi niko banyita ariko ubu nitwa ngenda Shadrake papa yitwa Asumani tifise Asumani none se ukora iki Kigali ese ntimbuzi ko ndumutekinisiye bati zikura amafaranga ku kwezi ku munsi nkora ngewe ndapatana ariko ku munsi buri urebye ndi 10 nkorera tibura ari 300 ku kwezi nibyo
nibyo rwose ntabwo mubeshye hari n'igihe 500 nyanyakorera hari igihe nkora 800 ariko ari igihe nyamara ukwezi ntabwo ntarakora na 200 kuko urumva nakazi nkora ko tekinisiye nibira kanyina nkora gatanu bateye nibyo tuburiya ariko ugereranyije ni nka 300 ku kwezi buriya kuko ari gikora 500 igikora 600 n'igikora gikora 200 nibyo numvaga ari ibintu bisanzwe noneho barambwira bati ariko uheruka gutanga cya 10 ryari kandi kuko nereka kugitanga banza ari muri 96 nkivi cyangwa nibona gutanga cya 10 urusengero rwarugeze n'ubu nturangira neza rugeze bari bamaze kurusakara uretse gusa kuba inyigo yarwo yarakozwe entreprise nkorera ari yakoze inyigo rwo rusengero naye nkagiye bitekerezo ntangamo ariko ntakiri gikorwa kinana narakoze kuri rwo rusengero batese imisanzu rusengero papa wawe yabara kubwo timaze kugira kurangahe nti simbisi none batajya kumba rero bambare mu cya 10 ku 300 usanga buri munsi buri kwezi gugiye ntanga 30 bambaza igihe natangiye gukora nabwo ati ngewe ndangiza kwiga narangije muri 2002 nibwo natangiye gukora amafaranga neza tugeza muri 2016 nsanga mfite icya 10 kigira hafi muri miliyoni 4,200 nari Imana bambare inyubako rusengero barambura ko utaze makeya wa mutindi umukene wo hasi atanga 500 ngira ntakurumva nagomba gutanga bambara amafaranga nko muri miliyoni 7 ngomba kwishyura ariko none kanihute kuko nabone imvura iguye baragenekereza barambwa ati noneho ayo mafaranga ntabwo babonera rimwe uzashake nibura nk'ibihumbi nka 700 cyane abantu byashaka ndazamura umugore ntinge ntabwo uzashyingirwa buriya narangiye ntabwo nzashyingirwa umugore ati papa rine gomba gushyingirwa ati ntabwo nzashyingirwa nukuri mbitambireka gutyo nguma muri iryo cura burindi ry'umunyabyankore ibyari ishakiye n'uburi ko nta limite nari mfite hari limite mfite y'icyaha bundi ntabwo ngena ibyo by'ubutane ntabwo nigeze njyamo n'ibyo kwiyiriza niyirije rimwe mu buzima bwanjye nirije iminsi 3 nabwo bari bagiye kucisha mu myenge y'inzu ngo narebye umukobwa wongerera bari bacisha mu myenge y'inzu nubwo ntiheruka kwiyiriza ngo nari ngira umusore ndi muri ubwo buyobere bukomeye gutyo narayobaguritse nyine ntazi ive niyo njya nibwo papa Joy yaje kondeba mu rugo arambwa atari ku bundi papa ari urabizi ati ko byandi bajya kuvuga nageze ahantu babivuga ngasanga nibyo ndetse papa Joy ni hehe nyamara narahageze atuzaza ngo ku cyumweru tujyaneyo hari gasanze ndazendagene cyo gasanze nyine sanga abana b'Imana nyine baragana ku ijambo ry'Imana barambaza ndinde nyine ndabivuga ndicara ako nkumva noneho imyigishirize tisanzwe bageze igihe baravuga ati none ufite n'ikibazo akibaza nta kintu mbaza gusa nabwe nti ngewe narinje kureba ibyanyu nimenye ibyari byo nzagaruka kuko urumva ko iby'igidini byari bindimo nibyo numva ndashaka kugira ibintu ntajyamo bitagegeza Imana nyukuri ngo numve none ibyo ndimo bivuyemo satira Imana nyamana ko nuvuga ko naho ushobora kubanje naho kimwe naho navukiye noneho ku cyumweru cya 2 ndagaruka numva bya bintu biri kozamwe karyoshye mbitangiye ku kazi yana ndi gukora i Butare hacemo nk'ibyumweru nka 3 ndagaruka nsanga bamwaterane batsinda nonge numva bya bintu biragenda binkuramo none nkaza 3 nkageza saa 10 mutari mwatankumva sindasonza si ibintu bundi bita byabyo umugore atambwa atari papa ari ushobora nasaze none sigabye amaterano ya saa 10 asigabaho none tire mu marina ahantu nagiye noneho sinzi barigisha ngo bashaka gutaha umbajije umunsi nakirijwe ngiye cyakora bantu b'Imana ngi sinawuzi gusa nageje binza ukonza numva ibintu bigenda binzamuka misa ngiye gushiduka nuko nibona icyakora cyo nabwiye umugore n'abandi bantu babwira inshuti zanjye nkaho ati ikintu aho nagiye nasanze ndari narabuze na amahoro mu mutima ndi mu bantu batari barigize bagira amahoro mu mutima mfite amahoro utamye kunangana ndi muri abantu bagiye gabura akazi yera bwa nabuza akazi entreprise nakoraga zabuza akazi ugasanga ndahangayitse kugeza ubwo n'umuntu impumyesho kumbona akora ko afite ikibazo mu mutima nari mfite inshuti zanjye bagatanga ati ngwino cyo kureba hari ahantu hari umuti tugomba kuvana wakazi gahita njyayo kugira ngo mbone akazi urumva nabaga nabuza amahoro mu mutima wanjye ariko najya nkubwire ko nabwo umugore arambwa ati ahantu ntagakizaga ashobora gusanga nta nagakizaga hari bazagufunya nabati mambari niyo ntagakiza nahasanga amahoro wenyine ubwo nasanze yatuma mpaguma nukure amahoro nasanze mubera mu bana b'Imana ubwo yonyine kubona nagize ahantu mu mutima wanjye uratuje nkumva ashaka kumva ijambo ry'Imana nkumva ashaka ufite inyota yo kumenya ubwabyo byonyine biri mu bintu byatumye shishikarira
kugumana n'abana b'Imana kandi uko ngiye ngumana n'abana b'Imana ndiko regera ngena mpishurirwa noneho ibintu mva mu bwiza njya mu bundi mva mu bwiza uyu munsi nibwo nyasoma ijambo ry'Imana nkumva kuko Bibiliya ndayizi mu mutwe wanjye cyane pe kuko narayitorwa kwisoma ntayisoma gakubitwa akora nari nyizi nk'igitabo ubu nibwo nsoma Bibiliya ngasoma murunga semana burya hano ko havugaga ngasanga Mana we ngasanga kumenya gasana narangiriye ubuntu ntabizi ngasanga naniracunguwe ntabizi nuko rero mvuragwe mu magambo naje kumenya ko Nyagasani ariwe Yezu yafashe ibyaha byanjye arabibambanwa ubwo mu kubambwa kwiwe ko nanjye ari umunyabyaha ndiba ko twarajyanye arabipfana nanjye turapfana nze kumenya ko anazuka yazukanye nanjye ahubwo azuka yanampaye n'ubwiza bwiwe ubwere bwiwe ari bwo mfite nanjye kwisanga ndo mukiranutse ka Kristo ubu nibyo ndimo mvuga nje mu batizo kuje guhamya ariko amazi nabanjemo n'ubundi n'umunyabyaha n'ubu navemo n'umunyabyaha ariko nyagarutsemo sinje kubatizwa deje kuko ngeze ko nje kubatizwa nje guhamya gusa ku ibyo namenye bihamiriza n'abandi kwa ari ukubiri dusange rero umunezero wa Kristo yampaye amen